Reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe, cyangwa tugaseka ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Ndijwi de pesa koti gedreba Imana yakubayiza ikababwiriza, ariko yanyohereje muri studio kugira ngo mbabwire ibi, babwire ngo nimukomere, Imana igiye kubana namwe, icyubahiro cy'Imana kibanye nawe. Kandi ubwo butayu wibwivovoteramo, wituma imyotsi kujyaho, wituma imisatsi ishya, ihangane utazasohokanamo umugayo, kuko ugisohoka amateka azahinduka, Imana izabana nawe. Wavuga ngo none haniyongeyemo imbaraga, bayeho nabi irabibona, ariko ntibisobanuye kuko ugiye guhagarika gukorera Imana. Oya, ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye gukorera Imana mu byago n'amakuba, kuko Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza. Aho ni Yakobo igice cya 12. Hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Rero kwihangana ni kimwe, ariko no kwemerwa ni ikindi. Ni ngombwa ko wihangana ugasunikiriza ukageza ku kwemerwa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye ko umpaye umwanya mwiza wo kuganira n'abanyarwanda ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo igitinyiro cyawe, ubushobozi bwawe, icyubahiro cyawe bibe kuri jyewe. Ndasenze kugira ngo Mwami w'abami, kugira ngo ubane nanjye, ungirire neza, ubwami bwawe, icyubahiro cyawe bibe kuri jyewe. Ndasenze Kristo kugira ngo icyubahiro cyawe, ubushobozi bwawe, imbaraga zawe, icyubahiro cyawe bihagarare nanjye. Kandi ubwo ngiye kuvuga ijambo ryawe, ubane nanjye, wiyerekane. Kandi ubwo ngiye kuvuga, buri muntu wese abohoke biciye mu ijambo ryawe. Mwuka wera aba ari we ukora. Nimvuga ibyanjye ntacyo byabagezaho, ariko unyemerere ufate umutima wanjye ushyiremo ibyawe. Mwuka wera biyobore, kandi nzi ko biriza kugenda neza mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 3 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Igice cya mbere, igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 4 wo muri Matayo. Mu magambo y'umukara yanditse hejuru haravuga ngo Yohana umubatiza yigisha abatiza. Yohana umubatiza yigisha kandi abatiza. Murongo wa mbere, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bw'Imana, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niyo wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Murongo wa 4, Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Amen. Reka nsubire kuri murongo wa 4. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye
byari inzige n'ubuki bw'ubuhura. Amen. Munyemerere tuganire ijambo gusa, wenda ibyo nza kuvuga byose ushobora kutabifata mu mutwe, ariko byibura ufatira ijambo rivuga ngo mu minsi mibi Imana izi uko izagutunga, mu minsi mibi Imana izi uko uzabaho, mu minsi ikugoye Imana izi uko uzabaho, mu minsi iremereye Imana izi uko uzabaho, mu minsi wumvi iruhije cyane Imana izi uko uzabaho. Ndasubiramo, mu minsi igoye, mu minsi ifite ubukana Imana izi uko uzabaho, mu minsi ifite ibintu byinshi wumva udashobora gusiporuta Imana yo izi uko uzabaho. Kubera iki? Imana ntinanirwa, Imana ntitungurwa, nta kintu kibaho kitera ubwoba, nta kintu kibaho gishobora kuyihindisha umushyitsi, nta kintu kibaho. Kuko nuza gusoma muri Yobu igice cya 9 umurongo wa 5, hari ijambo rivuga ngo Imana yimura imisozi itabimenye ngo ikayubikana uburakari bwayo. Ni ukuvuga ngo niba ishobora kwimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo, nta kiriho kiyitera ubwoba. Nuza gusoma muri Samweli wa mbere mu gice cya 2, ahantu Hana yari arimo avuga, yaravuze ngo ni Imana yica igakiza, ngo ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma, ngo kandi ishyira ikuzimu yarangiza ikavanayo. Niba Imana ibyo bintu bishoboye, igashobora gushyira umuntu ikuzimu uwo ari we wese, ikamujyana aho igomba kumujyana, yarangiza ikamuvanayo, nta kintu kiyitera ubwoba. Reka mbabwire, niba Imana yarafashe ingabo z'Abanyegiputa, ubwo aho ni mu gice cya 14 mu Kuva, mu ingabo z'Abanyegiputa zigacikamo igikuba, nusoma igice cya 14 umurongo wa 24, hari ijambo rivuga ngo mu gicuku cya nyuma Imana yitegereza gusa, itavuze, yitegereza gusa ingabo zari zikomeye mu isi, ingabo zari ziteye ubwoba, ingabo zari zifite intwaro zihagije, irazitegereza ngo kuzireba gusa zicikamo igikuba. Bisobanuye ko Imana nta kintu kitera ubwoba. Niyo mpamvu ubuzima urimo, niyo mpamvu intambara urimo, niyo mpamvu aho uhagaze, Imana ifite ukuntu igiye kuhagutungira kandi ifite ukuntu igiye kuhakubesherezaho. Ndasubiramo, iminsi urimo igoye cyangwa ubutayu utinzemo cyangwa intambara utinzemo, ndaguhamiriza nkubwira ngo Imana izi uko uzavamo, kandi igihe utari wavamo Imana izi ikizakubeshaho, izi uko muzabana, izi ikizagutunga, izi uko izakuyobora, izi uko uzabuvamo, izi nzira nyinshi izagukoresherezamo kugira ngo uvemo. Imana igumugisha, kuko Imana irihagije, ni Imana yihagije, ni Imana ifite byose bikenewe, ni Imana ifite imbaraga zihagije, ni Imana ifite ibintu byose wakenera. Ariko kuko uri mu buzima utari wavamo, Imana izi ukuntu igiye kubigenza, Imana izi ukuntu igiye kubikora, warangiza ukava muri ubwo butayu. Amen. Wavuga ngo iminsi ndimo Imana izi uko izabigenza, iminsi ndimo Imana hari uko igiye kubigenza. Erega burya hari igihe uba mu buzima twe twakureba, abantu bakureba, n'abadayimoni bakureba bakabona byarakurangiranye, abantu batazi icyo Imana ikugambiriyeho, cyangwa amaso atazi icyo Imana ikugambiriyeho, agahita aca urubanza akavuga ngo byaramurangiranye. Ariko umva nkubwire, kuko Imana hari uburyo yaduhishe mu mutima w'umuntu, iduhisha ahazaza h'umuntu, irahahisha pe. Iyo tubivuga tuvuga ibyo tubona, ariko hirya y'ibyo tubona hari ibyo Imana ibona, hirya y'ibyo dutekereza hari ibyo Imana yo ibona. Kandi kubibona kwayo bisobanuye ngo hari uburyo Imana yabiremamo igitangaza gifatika. Kubibona kwayo niho iduhishira, ikatwereka ko ari Imana isoma byose. Abahanga bariho, abahanga babayeho n'abazabaho n'abariho, ntawe ushobora kumenya ejo hawe hazaza. Nkabwira ngo dore kuwa mbere bizakugendekera gutya, kuwa kabiri bizakugendekera gutya, kuwa gatatu bizagenda gutya, umwaka utaha bizagenda gutya, umwaka ukurikiye bizagenda gutya. Buriya ni nayo mpamvu kwirirwa gufata umwanya ugatakaza igihe ku bantu bakuvuga n'abagutega iminsi, buriya uba wivuna. Icyakora nakugarukira, kuko turi abantu, umubiri wacu unanirwa vuba, umubiri wacu uragorwa, umubiri wacu ugacogora vuba, ndetse reaction yayo irihuta, tukareyajisa ibyo tubona.
tubona tugahita tugaragaza amarangamutima yacu uko ameze. Ariko turamutse dusobanukiwe icyo Imana tugambiriraho, ntabwo twakabaye duta umwanya ku muntu uvuga ibyo atazi bizatubaho ejo. Kuko ukurebye gucira urubanza, ukurebye akavuga ibyo abonye, ukurebye kukabona ibya nonaha yumva bifatika, akumva ibyo avuze nuko. Ariko uwashyize akadomo ka nyuma ku buzima bwawe, uwashyizeho intangiriro akakumenya utari wabaho, ucira urusoro mu nda ya mama wawe, utari wavuka, akakweza utari wavuka, akabaza uko uzabaho, akabaza inzira unyuramo, akabaza icyo yagambiriye, uwo niwe ukwiye kuvuga ijambo rya nyuma ugatitira. Nibutse igihe Yeremiya yagiraga ubwoba, Imana yabwiye ngo kuki ushobora gutinya umuntu wica umubiri gusa ntiyica ubugingo, ahubwo ngo wakabaye utinya umuntu wica umubiri akawurimburana n'ubugingo. Bivuze ngo hirya y'ibyo tubona twe hari undi mwami ufite imbaraga. Ntihagire umuntu ushyira akadomo ka nyuma ku buzima bwawe, kuko izi aho uba, izi aho utuye, izi imyaka wavukiye, uzi uko wari umeze mu nda, uzi ejo hawe hazaza, niwe uzi uko bizagenda. Kandi ubwo butabwe gutera ikibazo, Yesu afite byinshi yaguhishiye. Kuko mu myaka y'umuntu hahishemo package, hahishemo ibintu bizagutunga, hahishemo ibizakubeshaho. Kubera iki? Nuko imyaka umaze utapfuye. Imyaka umaze ni igihamya cy'uko Imana yashyize package muri wowe. Imana yashyize ibintu bizagutunga, Imana yagushizeho impamba, izo nizo zigutunga. Birashoboka ko utariho nk'uko bishaka, birashoboka ko wenda ubuzima bwawe wumva buri hasi cyangwa bugenda bukendera, ariko ntabwo urapfa. Icyo ni igihamya, kuko iminsi hari igihe yari ikomeye kuruta urimo. Bityo uwashyize akadomo ka nyuma ku buzima bwawe, yewe hari n'uwagerageje ashyiraho uburozi, hari n'uwagerageje arazinga, hari n'uwagerageje ashyiraho amagambo, hari n'uwagerageje gukwiza abantu, abivuga uko abyumva, ariko ibyo yavuze si byo byasohoye. Kandi kudasohora si uko yabigizemo uruhare, si nuko yakijijwe, birashoboka. Si nuko shitani yakijijwe, si uko yahawe penetensiya, si uko yabatijwe, si uko yahawe ukarisitiya. Oya, ahubwo ni ukwigena ibihe n'iminsi. Mana wenda afashijwe igena ibihe n'iminsi, yamwimye password, yamwimye ejo hazaza. Abafatanyije nawe kukuvuga bamwarana nawe uyu munsi, kuko abantu bigarura vuba, kandi kuko umubiri ari kutugenza. Niyo mpamvu ujya kumva araje, Imana yagutaka bati ni ukuri naragusengeye cyane, ariko mu by'ukuri si uko ariko yaragambiriye kuba yabivuga. Yumvaga ibyo yavuze byakabaye byo bisohora, kugira ngo agire agaciro ku byo yahagazeho. Ariko burya ntukihutire kuvuga. Niko Yesu yabwiye abantu, arabwira ngo amagambo yanyu ajya aba ye na oya, ngo wihutire kumva ariko utinde kuvuga. Kuko hari igihe uvuga uhubutse ukababara igihe kirekire, hari igihe uvuga uhubutse ukaza kwicuza nyuma, hari igihe uvuga uhubutse bikakubera akaga nyuma, kandi wumvaga wavuze ukuri. Niyo mpamvu aho uri naguhumuriza nkubwira ngo Imana yonyine izi uko ugiye kuhava, izi nuko ugiye kuhabamo, izi nuko bigiye kugenda, izi nuko ugiye gutera imbere, izi nuko uzabamo. Uko niko Imana yambwiye kukubwira akira iryo jambo ry'Imana. Uyu dusomye nindi, dusomye umukozi w'Imana witwa Yohana, kuko muri Bibiliya harimo ba Yohana batatu. Muri Bibiliya harimo ba Yohana batatu. Umwe uyu nguyu yavuka kwa Zekariya. Uyu yavutse mama we na se barabuze urubyaro, kandi se yari umutambyi. Zekariya yari umutambyi ariko wabuze urubyaro, ndaza kumugarukaho. Uwa kabiri yitwa Yohana Yakobo, bamuhimbye Yohana. Uyu yari yitwa Yakobo bundi, intumwa ya Yesu, ariko nyuma baje kumuhimba Yohana. Hanyuma Yohana gatatu ni intumwa ya Yesu nanone, ariko yitwa Yohana mwene Zebedayo. Uyu uzamusanga mu gice cya 3 n'icya 4 muri Matayo, igihe Yesu yatoranyaga intumwa ngo azisanga ziroba ngo hamwe na se, ngo ariko bagupfundikanye icundura. Hanyuma umwe yitwaga Yohana, undi yitwa Yakobo, kandi nyuma nawe baje kumuhimba Yohana. Abo ni ba Yohana batatu muri Bibiliya, ariko turavuga umwe witwa Yohana wo kwa Zekariya, uwo niwe tugiye kuvuga. Abateolojiya bamwita ngo ni Yohana umubatiza. Ni nabyo, kuko niwe wazanye umubatizo wo mu mazi usimbuye umubatizo wo gukebwa. Uyu Yohana avuka kwa se witwaga Zekariya w'umutambyi. Zekariya yakoreye Imana mu buto bwe, akorera Imana mu bukuru bwe, akorera Imana no mu busaza bwe. Naratangaye, ubundi uyu muntu niwe wategereje Imana itaravuganye nawe, kuko hari aho dusoma yuko Imana yahaga isezerano umuntu karitegereza. Urugero, Aburahamu yamwaye isezerano ati uzabyara, ariko Zekariya we yarongoye azi ko azahita abyara. Imana ntiyanamubwira ngo ninjye wazibye inda yawe, tegereza nzaguha umwana, iricecekera.
ariko akorera Imana ntiyacogora, akorera Imana ntiyananirwa, akorera Imana ntiyacogozwa nuko ari ubugumba, acogozwa. Ntekereza ko amagambo yari menshi. Urumva ko buri umutambyi abantu bakubwira ngo genda udusabire Imana imbabazi hanyuma udusabire n'umugisha, ariko wakaba udafite umugisha w'urubyaro. Nasomye Bibiliya irambwira ngo urubyaro ni umugisha uva ku Mana. Bantu munyumva, niba unyumva utabyara cyangwa niba uzo umuntu utabyara, mugirira umutwaro. Niba hari igikomere kiba, ni igikomere cyo kutabyara. Mu bantu bagize ibikomere bibabaje muri Bibiliya ni abantu bagize ibikomere byo kutabyara. Nusoma igitabo cy'Itangiriro uzahasanga umugabo witwa Yakobo. Yakobo yashatse abagore babiri, uwitwa Leya n'uwitwa Rasheli. Leya ahita abyara mbere, Rasheli atinda kubyara. Igikomere kiramurya rwose, bigeze aho ahindukirana umugabo aramubwira ngo mpa abana cyangwa mfe. Kuvuga ngo ni igikomere cyari kimaze kugera ku rwego rukomeye, ni ikigeragezo wihanganira ariko ari uko wabuze ukugira. Ni ikintu abantu babona ko si ikigeragezo uhisha, ni ikigeragezo kigaragarira buri muntu wese ku buryo bigusomamo. Iyo watwise barabimenya, iyo wabyaye barabimenya. No kuvuga ngo ni ikintu utahisha. Bantu munyumva, niba uzi umuntu utabyara, niba kandi nawe unyumva utabyara, ndaguhumuriza nkubwira ngo agahinda kawe Imana irakazi, kuko izi neza ko ni nayo mpamvu igiye gutanga Yesu. Yaravuze ngo ngiye kubaho umwana wanjye. Nicyo kintu gikundwa kuruta ibindi. Buriya ikintu kikuvuyemo, umuntu ugukomotsemo umukunda kuko ni amaraso yawe. Iyo Imana iza kuvuga ngo nohereje marayika, ntabwo byari kugira agaciro. Iyo iza kuvuga ngo nohereje inshuti yanjye, ntibyari kugira agaciro. Ntitwari kumva byibura ko wenda Imana yitanze. Ariko ivuga ngo ngiye kohereza umwana wanjye w'ikinege. Dongo yongeraho ngo w'ikinege, we wenyine mfite, kugira ngo nitubyumva twumve ko ari ibintu by'agaciro, twumve ko ari sacrifice irenze, kuko nta kindi watanga kiruta umwana. Iyo umuntu yabyaye ni ishema. Ntabwo ndabona umuntu wacyuje inka ngo bamwambike urugori. Ntabwo ndabona umuntu watunze inka nyinshi ngo bamuhembe, bazana ibintu ngo tuje kuguhemba bya kibyeyi, dore wagize inka nyinshi. Sindabona umuntu wabyajije amatungo ngo baze kumuhemba. Ariko iyo wabyaye, Mana we, abantu baravuga bati yo tuguhaye impundu, subirayo ntama. Hari amagambo bavuga, hari uburyo babyitwaramo, hari uburyo abantu batekereza bati uyu muntu hari ikintu, hari umugisha abonye, hari ikintu yakiriye, hari ikintu kimubayeho. Ibyo bigatuma agira ishema rya kibyeyi, aribyo bita ngo ni impundu za kibyeyi. Niba unyumva, ndaza kugusengera kugira ngo niyo muryango wanyu babyara batinze, Imana ikumpera urubyaro. Niba hari inshuti yawe uzi, ndayisengera Imana yimpera urubyaro. Niba nawe unyumva iwanyu mutabyara, Imana ikumpera urubyaro, kuko nicyo kigeragezo cinjira mu ndiba y'umutima, kigafata amarangamutima kandi kikaguteza abantu, kuko si ikintu cyihisha. Buriya ushobora gusonza ukabihisha, buriya ushobora kugira ubukene ugaceceka, ushobora kugira intambara mu rugo ugaceceka. Ariko ikigeragezo cyo kutabyara, kuko si ikintu wakwihererana, ni ikintu kiba kigaragara. Iyo washatse uyu munsi bakubarira amezi 9, iyo watinze baravuga bati nakumira. Noneho uyu ariko akomeza gukorera Imana. Niba ari ikintu gica intege n'ikigeragezo cyo kutabyara, nuza gusoma Samweli wa mbere igice cya mbere n'icya kabiri, uzasanga umugore witwa Hana. Uyu yagize ikigeragezo cyo kutabyara kuko yari afite byose. Umugabo we akagerageza kumukuyakuya no kumwitaho, ariko ikigeragezo kikamuteza abantu. Penina akabona aho ahera. Iyo utabyara, abanzi babona aho bahera. Iyo nta mwana, abantu babona aho bahera. Ndetse byorohera Satani kukumanura rwose, akakwicaza, akakubuza uburyo, akagukuramo amahoro, akagukuramo umutekano, akakubuza gukorera Imana, kuko byoroheye Satani kubona aho ahera. Nesikariye yoroshye Satani hagarariraho akakumwaza. Ariko Zekariya wabyumva, Mana we, abibona ari umukozi w'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo uko umwaka watahaga yakomeza gukorera Imana. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo uko ikigeragezo cyaba kingana kose, wicogora gukorera Imana, wicogora gukorera Imana. Turi mu kigeragezo cya Covid, ariko wicogora gukorera Imana. Wenda uri mu bikene, ariko wicogora gukorera Imana. Nubwo insengero zifunze, sintekereza ko wenda nazita ngo zifunze, zibaye zihagaze, ariko wicogora gukorera Imana. Nubwo utakibona aho uririmba, wicogora gukorera Imana, kuko Imana ntiba mu rusengero, ahubwo Imana iba muri wowe. Paulo yandika yaravuze ngo mbese ntago muzi ko umwuka w'Imana, ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana iri muri mwe, z'umwuka uba muri mwebwe. Aravuga ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba.
icyo Imana iguhamagarira ni ukuyikorera. Yego duterana kwera ndetse tukanabikumbura, yewe ni na byiza kuko hari ibitangaza bihakorekera. Tuhungukiranira ubumenyi, tubwirana zaburi y'umwuka n'ibihimbano by'umwuka wera, tukabwirizanya ibintu bikomeye, tugatanga amahishurirwa, tukungurana ubumenyi. Ni byiza, ariko niba udashobora guterana ntibisobanuye ko ukwiye gucogora gukorera Imana. Oya, nta naho byanditse. Niba ucogoye gukorera Imana, menya ngo wananiwe. Niba ikigeragezo kikuremereye wicogora gukorera Imana, hari icyo nemera, ushobora kunanirwa. Ariko Paul yaravuze ngo ndagerageza nubwo bintanga imbere. Twebwe gerageza. Uyu Zekariya afite ikigeragezo gikomeye, ariko ngo agerageza gukorera Imana. Byari bigoye, byari bimukomereye, ariko agerageza gukorera Imana. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye gukorera Imana, gutanga umugisha nawe hari ibindi bintu udafite, ariko ngo agerageza gukorera Imana. Icyo ufite cyose ntibisobanuye ko ukwiye gucogora imbere y'Imana. Njya numva abantu bango no Mana nzongera kuririmba ariko wankoreye ibi, uri muri ihombye. Mana nzongera gukora ibi n'ibi ariko wakoze ibi, reka nkubwire uri muri ihombye. Hari n'abantu shitani yihisha inyuma agatanga impamvu runaka, dore byagenze gutya ntukwiye gukora ibi, dore byagenze gutya ntukwiye gukora ibi ngibi. Ntabwo wowe nashaka kubivuga mu mazina, ariko hari igihe shitani yihisha inyuma y'impamvu kugira ngo agucogore. Reka nkubwire, imirimo ukora ni inyungu zawe. Ndabisubiramo, imirimo ukora ni inyungu zawe. Nuza gusoma igice cya 7 ugasoma n'igice cya 9 ugasoma n'igice cya 4, muze gufata umwanya mu bisome, ndiho ndagenda barangira kugira ngo impamvu mvuga ibice n'imirongo nakabaye nyivuga, ariko impamvu mvuga ibice no kugira ngo byibura udasoma umurongo umwe hanyuma bagende baguha n'ubusobanuro. Igice cya 7, igice cya 4, igice cya 9 mu gitabo cy'ibyahishuwe hari ijambo rivuga ngo igihe Yohana yari ari mu iyerekwa, ngo abantu bari bambaye imyenda yera, ngo ndetse bari bambaye imyenda yera rwose, ngo arabaza ngo bariya ni bandi, ngo bamubwiraga ngo bariya nabavuye mu rujya mubabaro mwinshi, ngo bemera kumesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama, ngo kandi ngo bemeye gupfa ngo kugira ngo bazire Kristo, ngo nuko imirimo yabo, ngo umwuka aravuga ngo ngo hahirwa abantu bapfa barupfira mu mwami Yesu. Umwuka aravuga ngo kugira ngo baruhuke imiriho n'imihati, ngo kandi imirimo yabo igende ibaherekeje. Umva icyo bivuze rero. Ntabwo imirimo ukora uyikorera pasiteri, ntabwo imirimo ukora uyikorera urusengero. Niba unayikora ngo abantu bakubona urabeshya, inyungu zawe bamaze kuzibona, byarangiye. Imirimo ukora niwe wenyine ifitiye inyungu, kuko niwo mwambaro, niyo nshuti manizandola berkidresta, niyo nshuti izaguherekeza kugeza imbere y'Imana, niyo nshuti idatetereza, niyo nshuti itananirwa. Iyo izindi twe turaguherekeza wapfuye, kuko tuzapfa, ntawe uzatora nk'umusozi. Igihe nikigera tuzapfa rwose, ariko ngo igihe twaguherekeje twe, nubwo waba uri umwana wanjye, nubwo twaba tuvukana, icyo nkora ndaguherekeza, ngatabaza inshuti n'abavandimwe yewe nkanarira, nkakugeza ku irimba ariko ntitujyanamo. Dushyiraho itaka mpari mpahagaze, nkongera nkisubirira iwanjye, ntibimbuza kurya ibirayi, ntibimbuza kongera kujya gukora imirimo yanjye nk'ibisanzwe. Ufite akazi ntabwo agahagarika, agasubiraho. Iyo rero bigarukira aho ngaho. Ariko ikintu cyitwa imirimo, Mana we, igihe turirayo iba yimo kwinjira. Igihe barimo gushyiraho itaka, imirimo muri kumwe irinjira, ikinjira nawe mumva, ikinjira nawe mu isanduku, tugushyiraho itaka tugataha, imirimo murasigarana. Iyi niyo uzashengererana imbere y'intebe y'Imana. Landiko sando kidrewa, iyi niyo uzashengererana imbere y'intebe y'Imana. Kubikora ni inyungu zawe. Niba ubikora ngo nkubone, aho uribeshya. Nubikora ngo abantu bakubone, aho uribeshya. Ikindi, niba wikunda cyane ukarenza, ntacyo uzasarura. Umvuko Paul yaravuze ngo ubibira mu mubiri we azasarura kubora, ndetse n'ubikora mu mubiri we azasarura kubora, ngo ariko ubibira mu mwuka azasarurira mu mwuka. Renza amaso ibyo ubona, renza amaso ibigutuze, nurangiza ukomeze ukorera Imana. Wicogozwa n'ibyo ubona. Shitani yigushyiraho impamvu ubundi ukorera Imana. Ibihurimo niryo jambo turimo tuganira, ibihurimo, ubutayirimo, iminsi irimo igoye, Imana iziko izuko uzayivamo. Urimo urarira irabibona, urataka irabibona, ubayeho nabi irabibona, ariko ntibisobanuye ko ukwiye guhagarika gukorera Imana. Oya, ntabwo aricyo bisobanuye. Bisobanuye gukorera Imana mu byago n'amakuba, kuko Bibiliya ivuga ngo hahirwa uwihanganiye imugerageza. Aho ni Yakobo igice cya 12. Hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Rero kwihangana ni kimwe, ariko no kwemerwa ni ikindi. Ni ngombwa ko wihangana ugasunikiza ukageza ku kwemerwa, kuko niwemerwa nibwo uzitwa intwari. Ntiwakwitwa intwari utari warangiza urugamba. Wishaka kwitwa intwari utari warangiza urugamba, ibyo ni ukwibeshya, kuko mu kanya waraswa, mu kanya wapfa. Rero emera kwitwa intwari kandi usunikirize. Reka nkubwire, nta muntu uba intwari yitirirwa undi. Umuntu aba intwari ku giti cye. Ntabwo bavuga ngo nge ndi intwari
intwari mu izina runaka, oya, uba intwari mu izina ryawe. Gerageza uhatirize, kuko ibihurimo ijambo nakuzaniye ntabwo ibihurimo biri bukwice, ntabwo biza kuguhitana, ahubwo nakuzaniye umuti ukubwira ngo ibyo bihurimo Imana izi, Imana ifite, Imana hari uburyo landike sandoba, hari uburyo Imana iri bubanemo nawe muri ibyo bihe. Nandi kuvuga witwa Zekariya. Uyu Zekariya akorera Imana, ntiyigeze acogora na gato mu gihe yari ari imbere y'Imana, ntiyigeze acogora igihe atabyaraga, ntiyigeze acogora na gato. Wicogora nusome indirimbo ya 28 mu Gakiza, iravuga ngo turi abasirikare benshi, ariko igeze mu bindi bice aravuga ngo ntiducogore gusenga ngo kugeza ubwo Yesu azaza. Ucogojwe n'iki? Wicogora. Ubushize nababwiye uburyo intumwa zo ahubwo zagiraga umwete, zapfaga nabi, nagenzi basobanurira babwira ukuntu Petero bamubambye acuritse ariko ntiyacogora, kandi ari we ubyisabiye. None inzarira kurya uti ndapfuye, abantu barakuvuga uti ndapfuye Mana nkuvuye yose uzongera kugukorera. Abandi bo barabyishimiraga bakavanga amakamba yacu amaze kwiyongera, ngo amakamba yacu hari ikintu kigiyeho. Bafashe Petero agati tugiye kukwica. Petero ati muranyica? Murambambaza. Bati agati nge ntimumbambe nk'umwami wanjye, kuko ururembo jyamo ndaruzi, sinacogora gukorera Imana kubera inkoni muri mu nkubita. Aravuga ngo ngiye mu mbambe ncuramye. Abo ngabo ni abantu tuzasanga. Wivuga ngo birakunaniye, hari abandi babishoboye. Wivuga ngo ubusambanyi burakunaniye, hari abandi babinesheje. Ubuza tuzazane tuvuge kuri Yosefu yanesheje ubusambanyi, kandi abunesha nawe umukurikirana, anabunesha ari impunzi, anabunesha bwamuhesha ibiryo, anamuhesha bwamuhesha ikuzo, bwamuhesha kuzamuka. Ariko aravuga ngo nubwo abantu batambona, ariko Imana irambona, idahishwa irambona. Wowe ushobora kwibwira ko byakunaniye, ariko hari abandi babishoboye. Wicogozwa n'utuntu duto. Yego biraremereye, singiye kubisuzugura ku rwawe ruhande, ko biravuga ngo ntabwo Imana yaguha ikigeragezo abasha kwihanganira, irabizi neza kuzabyihanganira. Yego biragoye, ariko komeza usunike, komeza wigire imbere, Imana izabana nawe. Ubuse nkubwire Bartolomayo banabwira ngo tujye kuziza Kristo, aravuga ati reka Kristo uwo twarabanye ndamuzi. Batira gukuraho uruhu, atahubwo murukureho ivuba. Bamukuraho nta kinya bamuteye, bamukuraho uruhu nk'ihene. Bibiliya ivuga ngo bamujugunye ku musozi apfashize iminsi 3. Abarikiza komantere bavuga ngo bamusize umunyu apfashize iminsi 3 azira Kristo. Ubuse mbabwire Tom ujya mva muri Bibiliya, yavuye kubwiriza mu Buhinde, ngo araza bamuhurizaho amacuma, bamuhurizaho amabuye, bamumanura ku gasongero arapfa. Simfite umwanya ngo mbabwire intumwa, ariko none nkubwiye ngo hari abandi baciye mu bibazo, hari abandi baciye uyu Yohana nahoze mbabwira w'intumwa. Uyu nguyu ni wapfuye zizirwa ikirago, ariko ku ngoma y'umwami witwa Domisiyani muri 92 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uyu Domisiyani yagiraga imfe 3, yakuzirikaga ku ifarashi ukagenda uhonda umutwe mu mabuye paka umuntu tubaye ifu. Icya kabiri akakubamba ku musaraba, ariko nanone ufite agakubo ari wandereya yabambweho. Hanyuma bitabi byakaguteka mu mavuta. Yohana bamutetse mu mavuta, hari benshi batabyemera, ariko hari ibitabo byinshi bibyemeza. Bamuteka mu mavuta, aremera avuga ngo uwo niyiboneye ubwanjye, intoki zanjye zikamukoraho, matwi yanjye akamwiyumvira. Aravuga ngo twaramweretswe turamubona, nta gituma ntamwizera. Aravuga ngo ndamubabwira kugira ngo namwe muzamfashe kumuvuga. Yemera kuyajyamo, agezemo umuriro, amavuta arazima, ahinduka nawe ahinduka amavuta. Batemberana na Yesu muri ayo mavuta, babugena ku kigo cy'Ipatimusi, aza kuzavayo agaruye ibyahishuwe. Rero hari abandi bakomeje gukorera Imana. Uyakomeza gukorera Imana mu gihe cyari kigoye, akomeza gukorera Imana mu gihe byari bikomeye, akomeza gukorera Imana igihe byari bimeze nabi atabyara. Ariko aravuga ngo gukorera Imana. Igihe kimwe marayika araza amusanga aho yakoreraga Imana, amusanga mu murimo. Nta handi Imana izagusanga mu muhamagaro, nta handi Imana izagusanga mu murimo wayo. Ndagira ngo ukurire inzira ku murimo. Imana irebera abantu mu murimo wayo, Imana irebera abantu mu bikorwa, Imana irebera abantu mu mirimo bakora, Imana irebera abantu mu mihamagaro. Nuwushyira hasi ntutegereza Imana, naho Imana ikurebera. Kuko iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo wicara hamwe. Yesu amaze guhamagara abigishwa arababwiye ngo ndabahamagaye, mbahaye n'ibyo mugomba gutanga, ariko simbahamagariye kwicara. Nimugende, nzajya mbana namwe mu byo mukora byose, nzagenda namwe aho muzajya hose. Uragira ngo Imana igendane nawe, uragira ngo Imana igendane nawe wicaye, iragira ngo Imana igusanga ahantu wicaye. Ni ngombwa gukora Satani yikuzanira impamvu ntazihari. Iyo wigeze gutanga impamvu aravuga ibintu byanjye byose byarashize Mana, none mvumye umunsi navutseho. Ya umunsi navutseho wari uvumwe, ijoro bavuze ngo basamiyeho nirivumwe. Aravuga ngo Mana yabaruje tukaburana, uwitwa Eliho aramuhagurukana. Aravuga ngo gukiranuka kwawe byunguye iki Imana? Yobatijwe gukiranuka ninjye bifitiye inyungu. None se kuba urimo wivovota byo bihombeje iki Imana? Yobati ninjye uri kwivuna umutwe. Aramubwira ngo rero none uhamagara hari wakumva, uhamagara hari wagutabara. Aravuga ngo kandi ndi nkawe
nakwihana, ni nkaho wumva nshatse Imana nibwo nabona amahoro. Amugira inama kandi birakora. Rero ni byiza niba uri mu bibazo ukaba uri no mu bigeragezo, hindura ushaka Imana kurushaho. Nubwo udaterana ariko ufite uburyo wasengamo, iwawe harahari, aho uba harahari, ihengeke, shaka Imana. Nubona uburyo ukorera Imana kugira ngo Imana ibane nawe, kandi Imana ibonera abantu mu mirimo. Ni naho izatubona nitugera mu ijuru. Imana ibamugisha. Hanyuma ngo Imana imusanga mu murimo. Marayika aramubwira ngo uzabyara umwana witwa Yohana. Hanyuma arashidikanya, aramubwira ngo Yohana rero azavuka aruko wabaye ugiye kuba ikiragi, azavuka uzavuga aruko Yohana yavutse. Ababaye ikiragi cyo asohoka ari ikiragi. Hanyuma Elizabeth asamye. Yohana uyu amusamye niwe muntu wa mbere wuzuye umwuka wera mu nda ya nyina. Yuzura umwuka wera. Muze gusoma igice cya mbere muri Luka n'igice cya kabiri. Uzasanga aho Mariya agiye gusura Elizabeth ahantu hitwa Irukiga. Ahageze ngo bahoberanye, abana basimbagurikira mu nda. Yohana yuzuriye umwuka wera mu nda. Ariko Yohana Bibiliya ivuga ngo ni ijwi ry'urangurura mu butayu. Yari umuntu urangurura. Hanyuma Yohana aravuka, impundu ziravuga. Wowe wumva ugowe, Imana ikuvukirije igitangaza kidasanzwe. Imana ikuvukirije agakiza mu muryango wawe. Imana ikuvukiriza impano muri wowe. Imana ikuvukiriza umunezero muri wowe. Imana ikuvukirize ibihe bidasanzwe muri wowe. Imana igutoborera iriba nka rimwe yatoboreye Eliya. Imana igufukurira iriba nka rimwe yafukuriye Samsoni ryitwa Enihakori, bisobanura ngo ni iriba ry'uwambaje. Imana ikuvukishiriza igitangaza gitunguranye. Imana igira ikintu irema igikomeze, ariko igira aho gusanga. Hanyuma Yohana ngo aravuka. Igihe rero cyo kuba yakabaye umusore nk'abandi bose, Imana ihita imutwara mu butayu. Imujyana mu butayu rwose, iramujyana mu butayu bw'i Galilaya. Mu butayu bw'i Galilaya imujyana muri ubwo butayu. Ngo agezeyo ngo ati ibiryo by'iwabo. Wumva umuhamagaro, ati ibiryo by'iwabo. Urumva yari umwana ukenewe, ati ibiryo by'iwabo. Ukuntu yari akunzwe, ati ibiryo by'iwabo. Wenda yarageze icyo gukora, ati ibiryo by'iwabo. Aragenda ngo ajya mu butayu ajyanywe n'umuhamagaro. Nuza gusoma mu gice cya 3 muri Matayo, uzasanga Yesu kugira ngo abanze gutangira ubutumwa, atangira umurimo w'Imana, yabanje kujya mu butayu. Yesu ubutayu ni iki? Ni ishuri Imana inyuzemo abantu. Iryo rimo ni ishuri ahubwo ryihanganiremo. Baza neza kuko ibigeragezo burya biri mu bice bitatu. Hari ikigeragezo kizanwa na Satani. Imana yemeye ko Satani tugerageza. Aha ndaguha urugero kuri Yobu. Hari n'ikigeragezo twizanira twubwacu twabigizemo uruhare. Ndaguha urugero kuri Dawidi. Imana yamubwiye ngo wakoze icyaha ubara ubwoko bwanjye urangije urasambana, none inkota ntabwo izava mu rugo rwawe. Ibigeragezo yarabigumanye. Mwibuke umuhungu we witwa Amunoni yasambanyije mushiki we witwa Tamari. Ni mwibuke. Hanyuma Amunoni amaze kumusambanya, Abusalomu aza kuzamwica, inkota igumayo. Ibyo ni ibigeragezo yari yikururiye. Mwibuke kandi Abusalomu niwe waje gukorera kudeta se ku ngoma. Ise asubira mu butayu imyaka 3, asubira mu ishyamba, umuhungu we yaramukoreye kudeta. Ibyo ni ibigeragezo Dawidi yari yikururiye. Ibigeragezo bya gatatu ni ikigeragezo kizanwa n'Imana. Imana ikemera ikigeragezo kikaza. Aha nanone biraza kuri Yobu, ko Yobu yafite ibigeragezo yatewe na Satani, ariko Imana yabyemeye. No kuvuga ngo ni Imana yabigizemo uruhare. Undi na Abisirayeli bageragejwe ibigeragezo nabo Imana yabateje. Hanyuma ibyo bigeragezo rero byose iyo bije bifite ukuntu birwanwa. Sobanuza neza umenye ikigeragezo urwana nacyo ngo mbese ni iki? Ese nicyo nikururiye? Ese ni cyavuye kuri Satani? Iyo usenze ikigeragezo cyavuye kuri Satani kivaho rwose, kikagenda kiruka neza ibintu bigahita birangira. Icyatewe n'Imana bigusaba kwihangana. Iyo usobanukiwe ko ari icy'Imana, Imana iguha imbaraga zo kwihangana, kandi kizabikubwira ugira umunezero utandukanye n'indi minezero yose. Wumva ukomeye, yego uragerageza ukababara, ariko ukumva ukomeye. Rimwe na rimwe ukumva umeze nk'ikigoryi. Aha nimba ivuga unyumve neza, ukumva ibintu byose warabihaze, ukumva isi urayihaze, ariko ukumva gakondo y'iwanyu. Icyo ni kimwe mu bigeragezo bikwereka ko byatewe n'Imana. Reka tugaruke. Hanyuma ngo arazamuka ajya mu butayu. Ahageze Yesu nawe kugira ngo abwirize ubutumwa yabanje kujya mu butayu kugira ngo ace mu ishuri ry'Imana. Iyi Imana izagukoresha igucisha mu ishuri ryayo. Rishobora kuba ari iry'inzara, rishobora ryo kuba ari ryo kutabyara, rishobora kuko ni ikintu cyose kigira graduation. Ntago wazagraduate, ntiwazadefanda ikintu.
ntiwazapresenta ikintu utabayemo. Nose wapresenta ishuri utize, wapresenta igitabo utanditse se, wapresenta amasomo utize. Ni ngombwa ko uzatanga ubuhamya byaho wagiye unyura. Ni ngombwa ko Imana ikunyuza mu ishuri ryayo. Amashuri y'Imana amasection aratandukanye. Imana ikunyuza mu ishami ryayo bitewe n'icyo uzakora. Iyo uzavuga butumwa ikunyuza mu ishami ry'abavuga butumwa, iyo uzaba umuririmbyi ikunyuza mu ishami ry'abaririmbyi, iyo uzaba umuhanuzi ica mu ishami ry'umuhanuzi, uca mu ishami ritandukanye. Ibyo rero nta gihombo kibirimo, kuko iyo wigura ruha, iyo wigura ijoro, urarama etide, urarusubiramo, utahana amatepe, ibitabo bingana gutya, ukajya gukora research, ugashaka ama reference, ugakora ubushakashatsi. Ni ngombwa rero ko byanze bikunze ahubwo iryo shuri urimo rikoremo ubushakashatsi. Mbese wakwirefera kuri inde, mbese wagendera kuri inde, wafatira kuri roro, mbese abakubanjirije babinyuzemo bitwaye bate, ese byagenze gute? Yohana ajya mu butayu, yemera guca mu ishuri ry'Imana. Nusoma igice cya mbere ruko umurongo wa 80, biravuga ngo agwiza imbaraga z'umutima, ngo ndetse atinda mu butayu, ngo abugumamo kugeza igihe yerekewe Abisiraheli. Ni ngombwa ko ubugumamo ukiga strategy kubamo, kuko Imana izi uko bizagenda, Imana izi ikizagutungisha, Imana izi ukuntu bizagenda. Yohana yemeye kujya mu butayu, dore uko byagenze rero. Nta ndugu yari asanzeyo, nta muvandimwe, nta papa, nta mama, yari asize ibiryo. Wikwivovotera Imana ngo Mana ibyo nari mfite byarahombye. Oya, ahuri bwira Imana ngo mfukurire iriba. Mu nzira zawe zirenga igihumbi ndashaka inzira. Yibwire ngo Mana igihe utari wemera ko mva muri ubu butayu, fukura inzira, fukura isoko, hamagara ibikona, tegeka ibintu binsanga. Umusore aragenda, agezeyo, umusore wakabaye yikorera ko avuga ngo Mana nemeye umuhamagaro ndaje. Aragenda, agezeyo. Imana mu butayu butagira amazi, mu butayu butagira ikintu na kimwe, butagira umuvandimwe, inshuti yari yazisize, ibibazo ubamenye kizakubwira ko ibintu byakomeye. Inshuti ziragenda, telefone ukayicaginga, icyumweru kigashira itari yazima ko ntawaguhamagaye. Inshuti zikagenda, za message zose zikagenda. Buryo ujye umenya ko byakomeye. Wanda gusunikira kuri mobile money ukabona byanze, buryo umenya ko byakomeye. Kandi nkubwiza ukuri, nubwira umuntu ngo uramukunda ukaba ntacyo umuha, urabeshya. Uko niko kuri. Icya kabiri, igihe uzabona umuntu ageze mu byago ukamuta, ntuzongere kumubwira ngo uramukunda, uramubeshya. Icyakora hari igihe Imana ibigiramo uruhare, ariko uzagerageze. Wenda unanirwe ariko wagerageje, wenda bigushirane ariko wagerageje. Nubwira umuntu ngo uramukunda uzagire n'icyo umuha, kandi numute mu butayu uzamenye ngo ejo Imana izamuha ishimwe. Kandi uva nkubwire, buryo ugeze ku bushorishori byanze bikunzura amanuka, kandi abo wasetse uzamuka nibo baguseka wongera kumanuka. Ibyiza ita ku bantu bose igihe muri kumwe, kuko igihe wihuta uzi ko washubijwe, ubushorishori hirya ye hejuru yabwo nta kindi kibayo, byanze bikunzura amanuka. Iyo ugarutse rero ab'Imana iri kuzamuka muhurira mu nzira, kandi iyo muhuriye mu nzira nibo baguseka. Kandi iyo Imana yakumanuye nta wakuzamura ngo bikunde, kuko ngo byanze bikunzura amanuka. Niyo mpamvu nkubwira ngo itwararike mu byubama, itwararike ukumeze, itwararike kugira ngo Imana igumugisha. Niba ukunda umuntu bimwereke, niba ari umugore wawe bimwereke, niba ari abana bibereke, niba ari inshuti zibereke. Wibabwira amagambo gusa, ushobora kutamuha amafaranga, musure, ushobora hari uburyo bwinshi wakoresha. Hanyuma Yohana ajya mu butayu nta nshuti asanze. Imana muri bwa buryo itabura uko igenza. Nuza gusoma Mariko igice cya 6:21 haravuga ngo noneho uburyo buraboneka. Imana igiye gushaka uburyo muri ubwo butayu, Imana igushakiye uburyo muri izo nzira, Imana igushakiye uburyo muri iyi minsi, Imana igushakiye uburyo muri iki gihe, Imana igushakiye uburyo bisti kosadrebenewa. Kandi nkugira inama, kandi nkubwire, buriya hari abantu badashobora kwibagirwa igihe. Hari abantu mu buzima umuntu adashobora kwibagirwa. Umuntu wagutwaje umusara mu butayu ntabwo wamwibagirwa, nubwo wagira ute. Ntabwo umuntu wakubayeho mu buzima bubi, umuntu wagusuye kwa muganga, umuntu wakwitayeho abantu bagutaye, umuntu wakugaburiye ushonje, umuntu wabanye nawe mu butayu akaguhamagara, ntushobora kuzamwibagirwa. Burya ntazagira umuntu ukubeshya. Hanyuma Imana ngo ishaka inzira, ishaka uburyo. Akira uburyo bw'Imana, akira uburyo ugiye kubaho muri ubwo butayu, akira uburyo ugiye gusohoka. Imana ngo itegeke inzuki zitwa ubuhura. Inzuki zitwa ubuhura ziba mu biti cyangwa zikaba mu nyobo zikajya. Imana itegeka kujya zitera ubuki hafi ya Yohana. Imana hari ibyo itegetse bigusanga ahuri. Imana hari abitegetse, Imana hari ibyo yohereje mu mbaraga zayo zose zikomeye.
yohereza inzuki zizaza zitera ubuki hafi yawe, aho hafi yawe ibyo abandi batarya, aho bari bazi kuguye. Imana yohereje ibigutunga, Imana yohereje ibana nawe, Imana yohereje umuntu, Imana yohereje umuntu ugiye kubana nawe. Icya kabiri ngo Imana yohereza inzige, ibihore. Imana ibwira Yohana ngo ngibyo irire. Hanyuma ibyo ubuki bwinjira mu mubiri ndetse n'ibihore byinjira mu mubiri. Yohana avanayo imbaraga zikomeye. Abakomantere baravuze ngo ibyo bintu byamugwijemo imbaraga, asohokana amavuta, asohokana ubushobozi, asohokana icyubahiro. Ngo yavugaga ijwi gusa ahagaze mu butwari bw'i Galilaya hafi inyanja y'i Galilaya, ngo yavuga ijwi rikagenda ibirometero hagati ya 7 n'8, ijwi gusa ritagira mikoro, ijwi ritagira sipika, ijwi ritagira ikintu kirijyana, ngo ijwi gusa Imana ikaritiza imbaraga rikagenda ibirometero 8. Ugisohokaho bitewe n'ibyo usohokanye, abantu bazamenya imbaraga ziyagukoreyemo, bazakwikubita imbere. Nari navuze ngo ahuri Imana iteguye uburyo bwo kuhaba, iteguye uburyo uzahaba, ntabwo ugipfuye, kuko yatungishije Yohana inzige ikamutungisha ubuki bw'ubuhura binizando kutrebe fostakuwa. Imana igitangaza ku buzima bwawe, iyakugiriye neza, ikikugira neza ya myaka yashize, ikagutabara ya myaka yatambutse, itaratumye ugwa mu byaha, itaratumye upfa. Dore ukora ibyaha buri munsi ariko nta cyuba, urasambana nta kigutwara, uriba nta kigutwara. Iyo abanye nawe rero igiye kongera kubana nawe. Ndi nkawe nayibwira ngo aho nacogoreye, aho nananiriwe, aho ibyago n'amakuba byanjye byanteye nka kuvaho, mbabarira Uwiteka. Isubiremo ubwira Imana ngo ubutaha ntabwo nabwitwayemo neza, ntabwo byagenze neza, ntabwo umva abamvuze nanjye narabavuze, abandoze mbashyira ku karubanda, nta banga nkigira, ibyanjye mbishyira ahagaragara, ntabwo nkihangana rwose, agahinda ngatura bose. Yewe Mana numva ngiye kukuvaho, bwira Imana ngo ngera unyeze, kuko menye neza ko ahantu ndi wowe udakangwa n'ibihe, udakangwa n'imisozi, udakangwa n'ubutayu. Niba warabanye na Yohana Umubatiza, niba warabanye na Yohana ukamukoresha imirimo n'ibitangaza, akavuga ijoro rimeze gutyo, ngo abantu bakamusanga ku nyanja, ngo akababwira ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, bakamubaza ngo urinde, uri Eliya, uri Mesiya, uri Elisa se? Akabwira ngo ya mwintekereza muri ahubwo nge ndijwi ryurangurira mu butayu, ndijwi ribabwira ngo nimutunganye inzira, hari ibigiye kuza. Nanjye uri hano muri studio ndabona ngo uwabanye na Yohana, ndijwi de pesa koti gedreba. Imana yakubayiza ikababwiriza, ariko yanyohereje muri studio kugira ngo mbabwire ibi, babwire ngo nimukomere, Imana igiye kubana namwe, icyubahiro cy'Imana kibanye nawe. Kandi ubwo butayu wibwivovoteramo, wituma imyotsi kujyaho, wituma imisatsi sisha, ihangane utazasohokanamo umugayo, kuko ugisohoka amateka azahinduka, Imana izabana nawe. Wavuga ngo none aha niyongeremo imbaraga, wavuga ngo none aha ndihanganye, wavuga ngo none aha umwami wanjye azaza. Ndashaka gusoreza ku ijambo rimwe gusa riri muri Yesaya igice cya 50:7. Ndagira ngo rigire impamba muri iyi minsi, rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, maso yanjye agakomera nkaba nk'urutare. Ngiryo vuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Risubiremo gatatu, kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye ndakomera hakaba nk'urutare. Kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, maso yanjye arakomera hakaba nk'urutare. Kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, maso yanjye ndakomera hakaba nk'urutare. Nicyo gituma ntazakorwa n'isoni. Ibyo nushaka bivuga inshuro 7 umwuzuro w'Imana. Nicyo gituma ntazakorwa n'isoni. Bibwira abadayimoni ntago nzakorwa n'isoni, byibwire nawe ntago nzakorwa n'isoni. Imana igumugisha.